ndagira nkubwire ngo ikimenyesha kuzatabagwa ni ikigeragezo kiri mu rugo rwawe. Ikigeragezo kiri mu rugo rwawe, uti inyuma y'ikigeragezo hari igisubizo cy'Imana. Inyuma y'ayo marira hari ibitwenge. Inyuma y'ayo madeni hari ukuboko kw'Imana. Inyuma y'ubwo bushomeri hari akazi. Inyuma y'ayo marira hari igihe ugiye guseka. Inyuma y'ibyo bigusakuriza, inyuma y'amajwi ahorera inyuma yawe, hari imbabazi z'Imana ziteguye kugutabara. Mana ikinyuranye ibi kuba ukenye uyu munsi abantu bigusuzugura, kuko hari igitondo abagusuzuguye nabo bazakubaha bakakuguza amafaranga. Kubaranira udagusohora mu nzu yigusuzugura, iyi Mana igukerereje iragutegera, kandi yigutegera ibyihuse, ntabwo igutinza mu nzira. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Iyo tugiye kwa muganga tujyana mitiweli, abantu bose bakabatuvurira kuri mitiweli. Tutonda umurongo ugeze kwa muganga, n'uwaje inyuma yawe atonda iki? Umurongo. Hanyuma umuntu uziye na ambulance nawe atonda umurongo cyangwa gutambuka. Hanyuma iyo agutambutse hose urajurira. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo umuntu nagutanga gutabagwa ntazakwiyemereho, azaba yararembye n'impamvu Imana yamukunyujijeho. Bakwiyemeraho nibagende gakeya, burya bari barembye, bari bapfuye, zara yari bahitanye, ntibagiraga icyo kwambara, none Imana irabibutse batangiye kukwijyaho. Igihe kirageze Imana nawe ikagutegera yihuse, bakabona Imana yawe, bakabona Imana yawe. Igihe kirageze Imana yawe nawe ikagaragara, ikabemeza ko ari Imana. Amen. Ngiriwe umuntu muri Kongo igishuri ryawe bucece ucecetse. Ndagira nkubwire ngo abantu bakuvuyeho bariki. Amen. Abantu bakuvuyeho bariki, bazagaruka utabahamagaye. Mana nimara kugupangira akantu burya bazagushaka, ntabwo uziri kubahamagara, bo bazaza bari kukwishakira, kubera ko Imana igutabaye. Stati na profile byawe byose irabihindura. Ngiriwe umuntu muri Kongo ni igihe gito ya stati yawe Imana ikayihindura. Stati yawe Imana igiye kuyihindura, kandi icyo nkundira Imana, iyi Imana ihinduye stati na profile byose irabitwara. Byose bitwarira rimwe, ihindura stati na profile yawe, abantu bakamenya Imana yawe. Reka kongera gusakuza, waranyirengagije, waranyibutsa, ariko se Mana ni gucyo mukira. Igihe cyose uhagaze mu kigeragezo nta muntu wakugirira imbabazi uretse Imana yonyine, naho abantu bose baraguseka. Karapfuye, karamwaye, nako bikagezeho, reka tukarebe, nako umugabo yagatase, nako kahomba, ayo yize yamumariye iki, nako gapfanye diplome. Twarabivuze, umuryango wabo ni ikivume, nta muntu ushobora gutabagwa n'umwe. Reka nkubwire, ni wowe nyenyeri mu muryango iwanyu ugiye guhindura ibintu byose. Ni wowe nyenyeri, kandi ikintu nshimira Imana, inyenyeri yawe ni yaka. Umuroza azabimenya, ukwanga azabimenya, ukuvuga azabimenya, ugusebya azabimenya. Inyenyeri yawe iyo yatse, abantu ntabwo bongera kubashaka, bo baza bagira gute? Cya kabiri, ngirira uwo muntu ngo ntuzongere kwisobanura uri mu bibazo. Igihe cyose uhagaze mu ntambara, ntuzongere kubwira abantu ngo rega ngo barambeshera. Uri kwisobanura ugatanga amakuru adakenewe, n'abatabizi bakabimenya. Jya upfukama mu nzu yawe uririra Imana. Umuntu nakubabaza ntuzakora ikosa ajya kuririra imbere ye, ngo ubabarire imbere ye. Ujye usa kumwereke ko ntacyo bigutwaye. Nugera mu rugo upfukama ubwira Uwiteka ngo Uwiteka, wabonye ko yampamije ariko ndabizi kuzantabara. Wowe umuroza aragukubita ibiheko, mu gitondo akabyuka aza kukwisuhusha, waramutse bimeze bite? Nawe ugatangira ngo ngo amaguru yabyimbye. Yo abonye neneho ko aguhamije. Tubika ibanga. Nakubwira ngo bimeze bite, umubwira uti ndacyariho, ndakomeye, ndahumeka, Uwiteka arandinze.
azavuga ati bujya ndi kuruhira ubusare ku uyu muntu ndeke gukomeza kumuroga. Hari abantu rero bakora amakosa Imana yabasubiza gatoya ntibagire ibanga bakabishira ku karubanda. Kabuhaye amakuru umwanzi wawe. Twitinda y'ukwezi kumwe warangiza ugapostinga. Azavamo umuhungu, azavamo umukobwa, mumbwire. Yari yaravuze ko utazabyara umurozi, none amenya amakuru ko ninda y'ukwezi kumwe yagize gute yagezemo. Ewana arakugira Uganda na Tanzania, umupfumu wese wa original araramushatse. Kibazo Simani, kibazo ni wowe. Igihe cyose ufite inzozi zikomeye, igihe cyose ufite ibintu bikomeye Imana izagukoresha cyangwa muri famiye Imana igiye guhindura, duceceka kuko abantu bose bagusekera ziko bakwifuriza ibyiza. Hari n'abagusekera bakakwereka ko muri kumwe ari indyajya zivuga ziti aducitse ateneneho atabawa ate. Yesu wenyine ugufitiye imbabazi. Ni Yesu wenyine ukureba agahinda kakwishe akavuga ngo ndeka nshaka icyo nakora uyu muntu mukure muri aka kaga. Abandi bose bajya bareba agahinda kakwishe bakavuga bati ni kumve ni gasebe ni kamwari. Kandi igihe uzabonera abantu uzababona ugeze mu bibazo, mu bisubizo ntushobora kumenya abantu. Mu bibazo bose baragenda, kandi kibi cyabo ntibajya kure bahagarara hafi ngo barebe ku nisoni zigukora. Kabana umuntu wamuhamagaraga ntanakwitabe, wa postinga kuri Insta turi kurira ati yewe ati komera ihangane narabimenye. Yabimenye ate ko mutanabanaga? Uwiteka uyu munsi akuremera izina rishe. Imana ikuremera izina rishe. Cya kabiri, Imana igukure mu butayu bwo guhora upfundikanya, buzima budasobanutse guhora upfundikanya. Ninde ucuruza ugahomba ni wowe, ninde batereta ubukwe bugapfa ni wowe, ninde udepoza akazi bikanga ni wowe, ninde basohoye mu nzu ni wowe. Ndagira nkubwire ngo stati yawe ntabwo igomba kurangwa n'ibibazo gusa. Uwiteka uyu munsi akande kuri butagusetse nawe unezerwe nk'abandi, nawe unezerwe. Uri umuntu nk'abandi ntatandukanye, Imana ikwibutse none ejyabana uko waba uri kose upfa kuyumva. Haleluya. Kambabwira ikintu gikomeye, Imana iguhera umugisha ku musozi wa Sebeyo. Nibura abantu bavuge bati dore yasenze tutabyumva, none dore y'Imana iramutabaye. Aya masengesho waje gusenga utahana igitangaza cy'Imana, abantu bamenye ko wavuye gusenga. Amen. Muhereze ikiganza umubwira ngo nanjye ndambiwe ubuzima bubi. Imana idukure mu buzima bubi, buzima bushaririye, ubuzima bwo kudatera imbere, ubuzima bw'amanege, ku buzima budasobanutse. Imana ibugukureho mu izina rya Yesu. Buzima bw'amadeni. Barizo umuntu muri kwe ngo wasinyanye kontara n'ibibazo. Niko wasinyanye kontara n'ibibazo. Ibibazo ni wowe bihoraho, ninde urara mu marira ni wowe. Kandi ibigeragezo byaje n'imbeba zo mu nzu zirahunga, zimenya ko wakenye zikavuga ziti hano nta kintu kirimo, reka twigendere. Imana ikure amapusarari wawe mu rugo rwawe. Aya mapusi izi njangwe z'abarozi Imana izikure mu rugo rwawe. Buri murozi wose ibirara bimokeri wawe, amapusi Imana yakure mu rugo rwawe mu izina ryande rya Yesu. Turayanze mu izina rya Yesu. Reka mbabwira akantu keza, Imana igutabare itebutse, kubera ko itinze kugutabara yazasanga waranduranyije. Imana itinze kugutabara yazasanga warasamanye kandi warabyirinze, yasanga waragiye mu bapfumu uvuga uti wenda ndebe ko mbonera y'amahoro kuko yatinze. Uwiteka gutabare utaranduranya. Imana igutabare utaranduranya. Imana igutabare bitaragucanga. Sikuhagarara mu kibazo inshuti zawe
abavandimwe n'abo muvukana kandi bafite ubushobozi, unabizi neza ko bagira icyo kibazo bakanda kuri buti imwe kikarangira, ariko wabahamagara bose bakakuboroka, wabisohokamo akaba aribwo bakuborokora. Reka nkubwire, jya ubihorera, Imana nigutabara uzabahamagare baze musangira ibisubizo, ntuzababera indyarya nkabo. Jya wihanga, tugiye kwisengera Imana.